nanjye mpagaze hano ndi kwamamaza uburyo Yesu yangize ubwo nanjye nari naratagangaye naraciye hirya no hino nshakisha uko nakira njishaka mu gihe bwanjye ariko sinabibona. Naciye mu nzira nyinshi cyane, nagiye nkuko abavandimwe babivuze, natangiye inzira zo mu butayu, nakoresha imbatizo myinshi, ariko byose ntabwo byabashije kunkiza. Nakoze amasengesho y'urudaca, ariko ntabwo byabashije kunkiza. Yewe nagiye nubaka n'insengero nyinshi cyane, insengero ndubaka, ariko ntabwo byabashije kunkiza. Uko abavandimwe bavuze rero, n'amatangazo kandi najyaga nsoma n'amatangazo avuga yuko iyo nzira ndimo atari inzira nziza, ariko ndinangira umutima, ndavuga mpaka nanjye nkore tu. Narakoze ndatagangara mu gukora kwanje, ahubwo bigera n'abampereze na kado y'umurimo, bampaye n'imirimo myinshi cyane itandukanye. Yewe hari n'ahantu njyangera bakavuga ngo ziriya ni insengero za Jean Dudier. Ubu nitwa Nyabyenda Jean Dudier, ndi umwana wa 9, ariko muri iyo mirimo yose bagiye bampereza bampa n'amakado, nta nimwe yigeze igira gute ishyira amahoro umutima wanjye. None amakado bagiye bampa atandukanye, amwe maze kuba nagiye nubaka insengero bakagenda banyita andi mazina yandi. Bampaye izina ryo kuba intumwa z'abakristo, nabaye intumwa z'abakristo. None nkaba intumwa y'umukristo, nanjye nibwira ko n'umukristo kandi ntariwe. Noneho banshinze indi mirimo itandukanye, hari byinshi cyane nagiye mpagararira, nagiye mpagararira inyubako, nagiye mpagararira imeze gute, byinshi cyane, ni imirimo myinshi cyane nagiye mpagararira kugira ngo nkunde nkomeze nigumike ku Mana. Ariko rero bavandimwe banje, ndashimira Imana cyane, umutima wanjye uranezerewe cyane. Nshimiye Imana cyane ko nkimara kumva itangazo, ibyo umuvandimwe yaravuze ngo Yesu yaje ashaka abantu barushye n'abaremerewe. Nkimara kumva iryo tangazo nanjye nahise ko numva umutima wanjye nabanje kubirwanya. Yewe nagiye nanirukanka, nta n'ikintu kinyirukanse, ariko Imana ishimwe, aho nagiye nirukangira nahise ko mpura n'abamaze guhabwa ibyo byiza by'umwami wacu Yesu Kristo. Narirukanse maze kugera ku bavandimwe, bambwira uburyo Imana yadukirishije umwana wa Yesu Kristo, uburyo Imana idashaka ko ngo gukora iyo mirimo. Mbishimira Imana cyane nkimara guhura n'abavandimwe bamaze kwizera ubwo butumwa bwiza. Nahuye nabo banyereka uburyo Imana ikiza umuntu itabitewe n'ibyo umuntu we yakoze. Imana igakiza uwo muntu nta cyawo wowe ukoze. Nguko umuvandimwe yari ari kubivuga, uburyo Imana ishaka yuko twebwe tuba abana bayo gusa, apana gukora. Nkimara kumva ubutumwa bwiza bw'abavandimwe bari kubimbwira, nagize mu mutima wanjye naraburwanije cyane. Narwanye n'abavandimwe bambaje ibibazo byinshi, nanjye ndababaza, ariko bigeze angangira gute, nge nkomeza kugera muri ibyo bintu byanjye. Ariko nyuma yaho rero, icyo ndi gushimira Imana, nicyo mpagaze mvuga hano, ndashimira Imana ko Imana yaje komeza mu mutima wanjye ko ndi umunyabyaha, ko ndi mubi, ko imirimo yanjye nta hantu yazangeza, ibyo byo kuyubakira. Kandi wumve najyaga narasoma n'ijambo ry'Imana, najyaga nsoma muri Yesaya ko Imana itubakirwa, najyaga nsoma ibyakozwe n'intumwa 17:24 yuko aya maboko yanjye adashobora gukorera Imana. Nawe wumve koko aya maboko ya Jean Dudier ngo agiye guhagurutsa inzu nyubakira Imana. Noneho sinagasuzuguro gusa, ahubwo kishemo ikindi kintu kindi. Nakoreye Satani cyane, njye nzi ko ndi gukorera Imana, ariko namwe ngashimira Imana abavandimwe. Ibyo byose, iyo mirimo yose nkimara gushyira amaboko hejuru, ariko nabwo Imana yagize gute, Imana yarabimbabereye byose, yarambwira noneho ngwino nguruhure. Bavandimwe narakoze ndatagangara, ariko muri iyo mirimo yose nyine, ariko burya ndashireka nongera nshimira Imana ubwo ndukwishyura. Reka nongera nshimira Imana cyane ko mu gihe namaze numvisha ubutumwa bwiza, byangiriye umumaro, nagize umunezero mu mutima wanjye, ku buryo iyo nashakaga amahoro nari mfite icyumba cy'amasengesho mu rugo, n'abana ntago basinziraga. Abana nabateshaga umwanya, muze dusenge. Noneho nakumva inyoni ngo abarozi baraje, nakumva imbeba ziri kwirukanka mu nzu ngo abarozi baraje. Nari narahangayitse, naragowe,
mfite ingoma abazaza kunsura ndacyabibitse nageraga ingoma yo kuvuza cyane kugira ngo nirukane satani nkaririmba indirimbo nkajya najyaga njya kwiriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane ariko sinazirivuga gutyo inyota ntabwo nayishiraga n'ubundi nagiraga ngo wena nduraga ubwonko bwanjye ndeba buryo nabona gatose ziriya za Kanyarira bavandimwe narazigenze narasenze ayo masengesho muri Kanyarira hari ahantu umupolisi yigeze ajya gusengera muri Kanyarira harimo ibuye iryo buye ngo amazi yaje kumujyana umupolisi yaranabuze nanjye najyaga njya muri iryo buye ngiye gushakira mu Imana umuvandimwe Imana imumuriza mama yavuze ati nimba mugiye mu mazi ntabwo Imana mugiye kuyishaka mu mazi nkaho ari ifi nagize igihe kirekire cyane cyo kujya gusenga mu mazi ngiye gushakira Imana mu mazi nkaho ari amafi ariko ubu n'ukuntu abantu turi ninjije nkabura gufata n'ururobo nabonye abarobyi hariya bari kujya gushaka amafi ari mu mazi ariko njyewe ntabwo najyaga gushaka mu amafi nagendaga ngiye gushakisha mu Imana mu mazi noneho nazamukaga imisozi nkagenda abandi bazamuka imisozi arantu za Kongo kure abandi bazamuka imisozi bagiye gushaka mu y'agaciro bagiye no guhiga n'inyamaswa ariko njyewe Imana nayihinduye nkaho ari inyamaswa kajya kuyishakisha mu butayu bavandimwe beza rero abambwirije ubutumwa bwiza nkizera ubu narizeye umwami Yesu Kristo yankuye mu nzira yo kurimbuka anshyira mu nzira yo gukiranuka ubu ngubu nsigaye ndyama ngasinzira yewe nkanizigura pe nsigaye ngenda mu nzira nkumva nono Jean yagiye yakuzura nkumva nono ibyo Imana yanshakagaho byarasohojwe rwose ariko ntabwo byasohojwe nuko njyewe nabishatse ahubwo byasohojwe n'amaraso Yesu Kristo rero ndashimira Imana cyane ari nayo mpamvu nje kubwira abavandimwe banyambwirije ubutumwa bwiza n'abandi batari babwizera yuko bagiye baba ngo hungu udapfa abantu bakanabikinisha n'abantu benshi bagiye bapfira mu nzira imodoka vuze dirika vuzihoni ariko abantu bakankuva mu nzira ariko rundi bakagwa mu nzira rero ndashimira Imana cyane ko nshimiye Imana kubwo abavandimwe Imana yampaye kubwo bakomeje kumbwira ubutumwa bwiza ndabwizera maze kubwizera ubu nanjye n'undi umwana w'Imana nanjye ndi intungane bambwiraga izina kuba umwera nigeze mbona umuvandimwe kuri Facebook ngo ni intungane ariko cyane numvaga intungane nkumva uwo muntu arigeranije cyane numvaga ngo umuntu n'umwera nkumva uwo muntu arigeranije cyane ariko si wa mugani n'abandi bose bitira ko ari abakristo ariko si abakristo bo nabaki wamaze si wa mukristo uri umwera ngo reka ati nta mwera ubaho ariko reka mbabwire abakristo mwego mwitirize ryo kwa abakristo ubundi umukristo nta mukristo w'umunyabyaha ubaho umukristo ni Kristo umumenye ko iryo zina muri gupfusha ubusa ukuba umukristo ni izina rya Kristo iyo ubaye umukristo ubaye n'umwera ubaye n'intungane ndashimira Imana cyane rero bavandimwe beza yuko Imana yankuye mu nzira yo kurimbuka inshyira mu nzira y'ubugingo none rero aya mazi nje kubasaba sinyasabye kugira ngo abari yangize ibyaha nje kugira ngo mpamirize ibyo Yesu yakoze mu mutima wanjye kandi kuko aranabikoze n'ukuri murezo mu mutima wanjye mwasanga rwose umutima wanjye umeze gutya rero ntago ujya bintera isoni zo kubivuga hari n'ukuntu njya mbivuga hari ukuntu njya mpaguruka mu modoka igenda amasaha 6 ngashiduka imodoka yagize gute imodoka yagize yagombaga kugera ngiri kubivuga ariko nabwo nkumva kuva mu modoka nabyo nkumva ntashaka kuva muri iyo modoka imodoka yatuvanamo twese nkareba ku ruhande ngo wese noneho ubu none ndongera kubivugira ariko ko numva bicyuzuye umutima wanjye ubu sigaye numva urukundo rw'Imana ko naririmbaga kera ngo rumeze nk'aya amazi yose yo kwisi umuririmbyi yaririmbye ngo nubwo aya mazi yose mwayafata mukayahindura wino ibyatsi nabyo mukabihindura uducumu tw'abanditsi ngo abahisi bose bakandikaho itsina bakayibamba n'abisisi bakaza bakandikaho ngo hakama aya mazi ariyo ariko saya nganga ningi gitonyanga none ubu sigaye mvuga urukundo rw'Imana ngumva ndi kurushikira barandiye utekereze nk'aya maboko yanjye ngo ngiye guhemba umukozi w'Imana ra ese koko ni rwa rubanza bajya baca umugani mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo urubanza rwananiye umubyeyi mubyaruraga abana rero ni nka rwa rubanza abantu bajya bavuga ngo guhemba umukozi w'Imana nandi nahembye abakozi kandi uko nabahemba ubahemba amafaranga buri kanya ngo muzane rero nkibaze si yo Mana yahamagaye abo bakozi Imana yahamagaye abakozi bantu n'abahembe none yamuka yajandode ngo no bari gushaka umva bavandimwe
ni ukuri ndashimira Imana cyane ntago twaje gutebya hano ubu tuvuye i Kigali ariko nshimira Imana cyane ko nani ngeze kuri umusozi wa Karenge nkaba ndi guhamya byose yakoze muri jewe ntago nasinziraga ntago naryamaga nahuraga n'ibintu ngo ninyatsi nahuraga kandi mbwire n'abandi bantu n'umwaku n'abazimu bo mu miryango ngo nkiyeza ibyaha ibinini n'ibitoya nkagira nkavuga ariko nkimara nk'imizi kandi kubivuga ariko twazanaga na madamu tugafata amasengesho y'imizi madamu yarambwira ngo twandi dushaka utuvuta nta muntu ujya gusenga Imana atabanje gushaka utuvuta noneho akajya akaririmba ariko nabwo indirimbo ze nari zari zimaze no kundambira yambwira ngo tujye gusenga ariko ngo tugiye gushaka n'utuvuta akajya ngakaririmba yiherereye akangwa ngo noneho mbere yo gusenga ngo tubanze tugiye kugira gute tugiye kwihana ariko nabwo maze kwizera kwihana nabwo nijye nigeze kujambo kwihana ubundi kwihana ni Ikinyarwanda bwoko ki ese kwihana ni Igifaransa kwihana ni Ikinyarwanda noneho ikintu kwihana narabishunguye nsangamo harimo guhana noneho uwacu akambwira ngo tujye kwihana noneho twagera mu nzu noneho ngo Imana imbabarire ngo amaso dore ko ababyeyi babana tuzi ko aya maso yacu ngo abuyuziye ngo ubuhehesi ngo nkamubwira nanyu gucyo kuko niko byaragendaga ngo amaso yanjye madamu Imana imbabarire arebye umuntu ndamwifuza nkabivuga umwaka wa mbere ugashira wa kabiri ugashira hari igihe twamaraga iminsi 2 ndi kuvuga ibyaha ariko n'ubundi byasingire gute ndibishira noneho ngabaza madamu ko navuze ngatagangara yewe ngo hari nagiye gucuruza ndahenda ariko ugasanga n'ubundi njye ncuruza kugira ngo mbone inyungu njyewe ibyo byaha narabivuze ndatagangara noneho nza gusanga kwihana ubundi byari bikwiye ko nabwo nanihanerega kwihana nahise ko mfata umugabo wihanye uyu mugabo wihanye witwa Yuda yaragiye kuko yarihanye nyine abantu bajya bivuga ngo bihanye bazakora nka Yuda ahubwo icyo Yuda yanakoze kiza ahubwo kitandukanye n'abo bakristo bo mu madini icyo Yuda we ngo yanafashe n'ibyo pe ibyo bamuhaye byo kubeshya byo kujya kugambana yarabibasubije ariko nabwo abanyadini nabo barungutse kuri ibyo Yuda nabwo yabahaye yihaye n'icyo gihano none amaze gusubiza iby'abandi Yuda aza kwisubiramo aravuga ngo ariko uko ngambane amaraso atari urubanza ubu niki nakwihanisha iki cyaha nakoze niki kingwiriye noneho Yuda yatekereje ibyo ukuntu yagambanye n'uburyo bamushura bagiye kumubamba arabatumva nta kindi cyano nkwiye usijya ko njya kwihana yafashe wenyine ajya kwimanika ajya kwiyahura rero abantu ahubwo bajya ibyo bayishurirwa n'Imana bajya basaba n'Imana bayishurira ibyo baba bari kuvuga bavandimwe beze rero ubu noneho njyewe narihannye rwose narihannye nkimara kwihana noneho ubu ngubu ndongera barananze ubu narazutse ubu ndi umwana w'Imana rwose bavandimwe bo ku Karenge namwe bavandimwe bacu b'i Kigali ubu mpagazane babwira yuko nabaye umwana w'Imana byabiri najyaga niyitirira ubu kuko nsigaye nkorera Imana hanze bigakunda ubu nsigaye numva gukorera Imana cyangwa kugira ubu nsigaye mbona abavandimwe uzi ko nagiraga abitwa ngo nabakiri aba niba ari bene data twabitaga ngo ni bene data wagiraga mwene sko uri umudiyakoni mwe muri abadiyakoni ariko ukavuga ngo ni ukuruga wagiraga noneho wagiraga umukristo musangana nawe akaba ari wo ukuriganya wamuhereza amafaranga ntayagusubize noneho mwana nasenganaga ariko wasanga ari kurya ibyo akabigira gute akabihisha kandi ari mwene se ariko bavandimwe beza rero ubu ndashimira Imana cyane nshimiye Imana kubwira iterambere ribere hano i Karenge nje guhamya yuko n'Imana muri uko kungira neza yampaye n'abavandimwe beza ubu nsigaye mbona umuvandimwe kuri Facebook namusoma nkamenyana naho abavandimwe benshi nakumva ibyo umuntu ari kuvuga nanjye nkabyumva amatwi yanjye ari yuzuye ibihu ntabwo numvaga nuko yari rimwe ibinure byinshi cyane amaso yanjye yari nicura burindi nararebaga nkibwira ko ndi kugenda kandi benshi barimo hano bameze gutyo benshi bibwira ko bari kugenda ariko ikimbabaza bavandimwe kumva umuntu akora mufuka gutya agakora mu igiciro ngo agiye guturira Imana cyangwa agiye guhereza umukozi w'Imana
noneho ikindi kibabaje cyane ko umuntu avuga ngo agiye kubakira Imana ariko ibyo nabyo bigiye bibabaza cyane nkibaze se uwo muntu byo ibyo abakora byo arabyumva rero bavandimwe ubusigaye ndeba umuvandimwe iyo avuze ibyo ari kuvuga byose mpita kumbyumva noneho yakwandika nkareba uko kwandika iyo nyandiko ngavuga uriya n'umuvandimwe yewe no mu ngendo sigaye mbona umuntu nkavuga ati uriya muntu n'umuvandimwe wanjye hari n'igihe umuntu mva ndi kugera mu nzanga yewe muvandimwe niwe yaterebye navuga namwibeshyeho ariko nabwo Imana ishimwe cyane bavandimwe banjye kuko nabwo iyo ntekereje bya Aburahamu iyo ntekereje uburyo yari ameze muri kiriya gihugu ukuntu yashatse umuvandimwe umuntu w'umukiranutsi n'umwe akamubura ariko iyo nkandagiraho umuvandimwe ari iyo ngendaho umuvandimwe ari iyo nshatse gusangira n'umuvandimwe yewe tugenda mu modoka ngendera n'umuvandimwe ndashimira Imana cyane kubw'umurimo mwiza Imana yakoze yawukoreye muri Yesu Kristo nanjye ndimo kandi imaze kuwukoreramo ubu nanjye noneho ndi umwana w'Imana kandi nkaba n'umuziranenge Imana ihimbazwe cyane bavandimwe